maze iminsi numva afite ibihe byiza, ibintu byinshi binziganiramo nkumva biramfasha byinshi, bimwe nkabyandika kuri sitatasi, ubundi bindi bikananira nkabyandika muri agenda cyangwa nkabigumana mu mutima. maze iminsi ntekereza ari igihe umuntu ajya asenga akabwira Imana, ndifuza ko nkoresha, ndifuza ko nshyira mu mugambi wawe, ariko ugasanga mu by'ukuri turasa nkaho dutegereza ko Imana igira ikintu tubwira, yenda ikubwe ngo haguruka ngo ujye muri rya soko rya hepfo, ngo haguruka ujye ku bana banaba, umuntu agahamaho, umwaka ugashira, ibiri gashira, ngo uracyategereje icyo Imana ikubwira gukora. ariko mu minsi ishize, nko guhera mu kwezi gushize, numvise Imana ihinda ibitekerezo byanjye, numva ngize irindi hishurirwa rishyashya. hari abo twagiye tuganira mu minsi yashize, mbaganiriza ku bintu byo gukorera Imana, numva ari bigari cyane muri jyewe, ariko uyu munsi ndifuza ko tuganira ubundi misiyo Imana yasigiye abakristo, cyangwa icyo Yesu yasigiye abantu ni iki, kugira ngo buri wese arebe uburyo ahagaze, cyangwa twongere dusubire inyuma dutekereze ku muhamagaro wacu n'Imana. Imana ishimwe. Rero mureke dusome Matayo ibice 25, turahera ku murongo wa 14. ni umugani w'abagaragu bahawe italanta. bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. aho umwe italanta 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. uwo mwanya wahawe italanta 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi talanta 5. n'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo italanta ya shebuja. maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragaraza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. uwahawe italanta 5 araza, azana izindi talanta 5, ati databuja, wasigiye italanta 5, dore nazigenzuyemo izindi talanta 5. shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. n'uwahawe italanta 2 araza, aravuga ati databuja, wasigiye italanta 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shebuja. n'uwahawe 1 araza, aravuga ati databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. ndatinya, ndagenda mpisha italanta yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi, wa munyabutego, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye, italanta yawe ntiwari ukwiye kwiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo? nuko nimuyimwake, muyihe ufite italanta 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. n'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Imana idufashe cyane. twifashishe Daniyeli ibice 12, umurongo wa 3. aravuga ngo, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Amen. reka tube turekeye aho ngaho. njya nibuka mu myaka ya kera, hari numva mpereye nko mu myaka, mfite nk'imyaka 9, 10, ndumva nabyibuka. mu bintu najyaga mbona binezeza abakristo b'icyo gihe, kwari ukujya kubwiriza ubutumwa, bakabona abantu barihamye. ugasanga umuntu avuye mu iteraniro, uretse na mbere yo kujya mu iteraniro, byari rare kubona umukristo wagiye mu iteraniro adafite undi muntu yatumiye, ngo usange hari undi muntu yazanye, yaba uwo bakorana, yaba umuturage baturanye. yewe hari nabo najyaga mbona mama twahuriraga mu nzira, akamubaza, niko ugiye he? undi ati nagiye guhinga. ati ngwino gato, ngwino nkwereka ahantu tugiye, ngwino ujye kumva ijambo ry'Imana. bakaba badeturuna abantu bakabinjiza mu nzu y'Imana, kandi akenshi abo bantu bagataha bakijije. ugasanga abakristo bari bafite ikintu cyitwa ishyaka riteye ubwoba ryo kubona umuntu ukijijwe. byari rare kubona abantu bageze mu iteraniro bagasohoka nta muntu wihana, abantu bagakira indwara. ugasanga amateraniro buri gihe, nyuma y'amateraniro abantu bafite amavuna, ibintu nk'ibyo.
ariko uko igihe cyagiye gitambuka namwe murabizi, abantu ahubwo bakanyurwa no kuguma mu nzu y'Imana, wamara kugirirwa ubuntu ukijijwe ntiwongere kwibuka ko hari abandi bantu bakeneye kumenya Kristo. Cyangwa ugasanga umuntu arakijijwe ahise ajya muri etape yo kurwana no kuvuga ati nezwe, ukumva urahora buri gihe urwana no kugira ngo wezwe ukiranuke uzabone Imana. Yewe wakumva n'urugero uriho ukumva ufite ibyifuzo, Imana nanjye nyagure impe promotion, impe akazi keza, wamara kukabona Imana izame kujya mu mahanga, ugasanga turahora twizungurukaho. Mu by'ukuri mu minsi ishize numvise ngize ikintu cyo gutekereza, numva ni nk'umwuka yongeye kunsura, ndabona harya Yesu yasize avuze iki? Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, ngo abazemera bakihana muzababatize mu izina rya Yesu, kandi ngo muzabahindura abigishwa. Yesu yaduhinduye abigishwa be, ariko aduha n'inshingano ngo namwe mugende muhindure abantu abigishwa. Ariko naje kubona mu minsi yashize nabitekereje nk'uko nabibabwiye, Satani yatunyaze ikintu gikomeye, cyane cyane abakristo. Umuntu arakizwa akabatahwe, Imana inkuye mu bubata bw'ibyaha, ariko kugira agahinda k'umuntu wundi utarakizwa ugasanga byadushizemo, iyo nyota yadushizemo, ukabana n'abantu mu kazi mukorana, habe n'uyu n'umwe uzi kuri umukristo, ugasanga Imana igushyize ahantu, ariko kugira ngo uzanatinyuke ubwire umuntu ateko hari umuntu witwa Yesu ugukunda, ugasanga byaratunaniye. Nyamara ibyifuzo by'umubiri tukabyitaho, ukumva buri gihe ufite inyota yo kugira ngo Imana ikwagure. Imana yaguha inzu ukumva urashaka indi, Imana yaguha abana ukumva urashaka ko bazakura bakaba mu buzima bwiza. Yewe abenshi no muri twe ngira ngo bose tuvuga ko twavuye mu bihugu byacu tuje inaha ngo kubera fitire nziza y'abana. Ariko ibyo byose nubwo Imana ibikunda ikabyishimira, ariko ntabwo ariyo priority. Ntabwo Imana yaturemye ngo dukizwe nitumara dushake tubyara abana dukire tugwize tugubwe neza. Ibyo nabyo Imana irabyishimiye, ariko ntabwo ariyo misiyo y'Imana, ntabwo ari umugambi w'Imana, ntabwo ari cyo Imana igendereye. Ahubwo Yesu yifuza ko natwe duhindura abandi abigishwa ba Yesu. Ubu ngubu ntabwo dushobora gutekereza ko hari abantu bataramenya Yesu, barahari benshi batazi n'izo nkuru, batazi n'uwo Yesu tuvuga. Hari abantu benshi barushye, bababaye, babuze amahoro, babuze umuntu n'umwe wabaricinga ngo ababwire uti hariho undi muntu wakuruhura ngo aguhe amahoro. Hano mu ijambo ry'Imana twasomye, Yesu yatanze inkuru n'umugani wa shebuja n'itarano, ngo ahereza abantu amatarano kuko shebuja yari agiye kure, aravuga ati mugende muzigenze. Iri taranto ni agakiza twahawe, ni ibintu bitandukanye Imana yashyize muri wowe, ishaka ngo ugende uzanemo izindi nyungu. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kurema umuntu nta kintu imugambiriye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ubundi ntabwo ari twebwe, ntabwo Imana igendera mu mugambi wacu, ahubwo Imana no kuva kera mu isezerano rya kera yari ifite umugambi wo kugira neza umwana w'umuntu. Imana ifite misiyo ndende yateguye, ariko iravuga ati isi ngewe reka nyiremere umuntu kugira ngo umuntu aze ayitegekemo. Mbese ni nko kuvuga ngo Imana yo iri hejuru, ifite abandi bantu, ifite abantu yaremye yashyize mu bwami bwayo kugira ngo bo bayifashe kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Nta kintu Imana ishobora gukora mu isi umwana w'umuntu adakinguye umuryango. Ni ukuvuga ngo niba udahaye Imana opportunity ngo ikoreshe ibyo ufite yaguhaye, ntabwo bizigera bikora. Izo ni itaranto zawe zitazigera zunguka, uzaba uzibitse. Imana yaraturemye, niba Imana yaraguhagurukije ikakuvana mu Rwanda ikakuzana muri Canada, ntabwo Imana misiyo yayo ya mbere ari ukugira ngo abana bawe bazige mu Gifaransa, abana bawe bazige mu bihugu bikomeye. Iyo ntabwo ariyo misiyo ya mbere. Ku mukristo Imana iba ifite spiritual purpose iri hejuru y'ibintu byose, ariko nta yindi. Misiyo ya mbere ni ukugira ngo dufashe Kristo kuzana abigishwa kuri we. Ejo nahoze nibaza nyine ndi kwibaza ibyo bintu byinshi, numvise ngize ibihe byiza, nari mfite umwanya wo gusenga ndatekereza,
nari mfite n'ikigisho ndi gusoma kijyanye n'ibintu na discipleship ndabona ariko ubu mwaka ko ushobora gushira hari umuntu n'umwe naba narabwirije ubutumwa bwiza akihana akava mu byaha. Ndabitekereza mbona nta yose ubitaranto yanjye si nkiya wa wundi wavuze ati nabonye uri umwami ushaka gusarura aho utariye. Bariya ba Pawulo bari abantu bahaza amagara yabo baragenda bageza nubwo bemera ko bapfira ubutumwa bwiza. Nta kindi bakoraga bagira ngo ubutumwa bwiza bugere hose abatari bazi Kristo bamubone. Twebwe ntabwo turageraho dupfa, ntabwo turageraho dutanga imibiri yacu kubw'ubutumwa bwa Kristo. Uribwira ko nitugera mu bwami bw'Imana bari abantu tuzahagararana ariya niyo makamba bera bazambikwa. Ntabwo tuzahemberwa amatorero twabayemo, ntituzahemberwa amakorari twaririmbyemo, yewe nta nubwo tuzahemberwa insengero twubatse, ariko abo twahinduriye kuba abakiranutsi niyo makamba tuzambara mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga uburyo ngo iyo umunyabyaha umwe yihanye ubwami bw'Imana buvuze impundu. Niba hari ikintu kinezeza Kristo ni ukubona kuba yaremeye gupfa ku musaraba ku bwacu akishyiraho ibyaha byacu. Harimo umuntu umwe wakomera akavuga ati nizeye Kristo nk'ikiguzi yashyizeho ku Mana kugira ngo nanjye umubano wanjye n'Imana wongere ugaruke. Icyo nicyo kintu gikomeye ukorera Imana ikagiha agaciro. Ariko usanga Satani yaraduhumye amaso, arabata abantu nibagume mu itorero barizungurukemo. None hari n'ukuntu ari umwigisha wavuze naragasomya ku kantu karanezeza ngo amatorero y'iki gihe yahindutse nka stade. Ngo stade iba ifite abakinnyi, aho abakinnyi bari ikagira n'aho abafana bari. None ugasanga mu matorero ngo abantu benshi abakinnyi babahinduye abapasiteri n'abavuga butumwa nibo bakwiye kubwiriza ubutumwa. Abafana aho bari n'abavuza induru n'abasista, nitwega barayike dutanga amaturo mutubwire icyo dukora tubaha amafaranga mukore, mbese tugafana. Ariko misiyo y'ubutumwa bwiza ni umuntu wese. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Yabwiraga babigishwa, n'abigishwa nabo babanje kujya nko kuhusha umugambi w'Imana. Yesu yamaze gupfa arababwira ati ariko mwebwe mugenda yamutegereze muhabwe umwuka we kuko nzi ko aribwo muzabasha kumpama. Bose baragenda ngo biturize Yerusalemu. Kubera iki? Hari muri comfort zone, ahantu bamenyereye, ahantu bavukiye, ahantu hari umutekano, n'abantu baho bari bamaze kumenyera ibya Yesu bigumira. Ariko Imana irareba ibona misiyo yayo y'ubutumwa bwiza ntizagera ahantu hose. Iteza akarengane, abantu baratatana. Bamaze gutatana abagiye hirya no hino nibo bagiye babwiriza ubutumwa bwiza. Natwe tuvuga gutya iyo bari abantu bataza kuvuga ubutumwa bwiza ntitwari kuzamenya Imana. None ikibabaje twamaze kumenya Kristo, twumva turanezerewe, twumva turishimye, duturiza hamwe. Nyamara buri ikinezeza Yesu ni uko ugenda, ni uko ugira ubwira kabuti rero ubu ubona amahoro ngewe mfite. Ntugire ngo ni ibi bintu mfite, nyakura ku mugabo witwa Yesu Kristo. Kandi uburyo bwo kubwiriza ntabwo ari ikintu gikomeye. Ntabwo Yesu agusaba ngo genda ujye kuri radiyo muri ibyo yarembye ngo nubwo utazi gushyomoka ariko ngo uhamye gusa ko Kristo ari umwami. Ubu ushobora no kubwira umuntu mukorana muti umuntu witwa Yesu uramuzi, akatereka gati ntawe nzi. Ibi bihugu byo ni by'abazungu. None hari n'ukuntu tugira ngo ntabwo ngo ubasha ngo kwica uburenganzira bw'umuntu ngo ntugiye kumubwira ibyo ari byo. Ariko niyo ufite ishyaka Imana igucira inzira uburyo ubwiriza ubutumwa bwiza. Niba Imana yaraguhaye itarantu 5 n'urugero, niba waragiye mu ishuri ukabasha kwiga Igifaransa, ukongera ukiga Icyongereza, ukongera ukiga urundi rurimi, izo opportunity zose Imana yagiye ishyira imbere yawe ni itarantu. Kandi intego Yesu afite zigenze buri tarantu ufite igomba kunguka. Niba uri umuntu uzi kwandika ibitabo, uzi kwandika iyo tarantu wawe hari undi utayifite, bivuga ngo ugombe uyigenze. Niba Imana yaraguhaye kuba umuyobozi ahantu, abo bakozi mukorana, abo bakozi ukoresha, niba hari mutizera Yesu, aho niho hantu nisha yawe yo gukoreramo. Niba ukorera kwa muganga, nkanjye hari igihe njya mbona nk'abarwayi
hari umurwayi ushize mu cyumba cyashize twakoreye, mbona ararushye pe, mbona ararushye akajya ubona nyine yatangiye guta ubwenge, niyo kumva numva aravuze ngo wizera Imana, ndavuga nti nizera Imana. Arambwira ngo can you pray for me, numva ngize umunezero mu mutima. Ubundi hano abazungu no mu kazi barabitubuza, batubuza kugaragaza ikintu kiri religious ku muntu keretse ari ibimuturutsemo, ariko numvise nishimye, negeka hakugi mufata mu kiganza ndamusengera, ndavuga nti rwose umwami Yesu agukize, Yesu arakiza, Yesu arashoboye, yanje ati amen. Nyuma y'iminsi 2 nsubiye arambwira ati rya sengesho ryawe ryankoze ku mutima, ariko yarambwiye nkumva amarira menshi araje, navuga nti koko ngize opportunity mu myaka 3 maze nkora kwa muganga, ngize opportunity imwe yo kuba navuga Yesu nkamubwira umuntu. Mu by'ukuri ibi bintu tubitekereza nk'ari bito, ariko nidusubira inyuma tukareba niyo mpamvu tuya twica twa ngo wangira nka Paulo, ngo wangira ute, none se ko bemeye bakajya bajya mu nyanja ngo imira bikabatembaho, mwabantu mwe ko mwagiye musoma ijambo ry'Imana, bari abantu bahaza amagara. Ntabwo Imana ishobora kugutereka mu munezero w'abantu baruhiye ubutumwa bwiza wowe utaraburuhiye. Arana amakamba bazambikwa nibagera mu bwami bw'Imana, ariko natwe dufite ibindi Imana yaduhaye. Hari abantu bari mu bihugu bitazi Yesu habe ngo namba, ku buryo n'ukijijwe waho nk'ibihugu by'Abisilamu harimo abantu benshi ngo bamenye Yesu, ariko kubera consequence n'ibibazo bahura nabyo bagaceceka bakizera Yesu ariko batavuga, batabyamamaza, batabishyira ku mugaragaro. Turi ahantu ushobora kuvuga Yesu uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba, nta tegeko, nta waguhana, nta wagira gutya. Ariko Satani yatwambuye ikintu cyo kumva tugiriye ishyaka Imana. Yesu yaravuze ngo ni mu nkunda ngo muzitondera amategeko yanjye, kandi itegeko Yesu yaduhaye irya mbere yaravuze ngo mugende mubwiriza amahanga yose ubutumwa bwiza. Bene data, iki kintu sinabona amagambo ahagije yo kukibasobanurira, ariko muri iyi minsi numva kinyuzuye. Naravuze nti ni gute nanjye na participa mu mugambi w'Imana wo gukiza umwana w'umuntu. Niwo mugambi Imana ifite kuva kera kose, abantu barayigomeraga, Imana ikongera igashaka indi plan. Yabanjire Adamu yifuza ko agenda mu mugambi wayo. Adamu amaze gucumura, Imana iravuga ya sinarekeraho, itegura ubundi buryo. Icyo Imana yagendaga ikora buri izana amategeko igira ngo irebe ko Abisirayeli bayubahiriza, biranga. Ibitambo ishyiraho biriya bintu byose Imana yakoraga kwari ukugira ngo irebe ko ahari umwana w'umuntu yahindukira akagendera mu mugambi wayo. Ariko umwana w'umuntu arananirwa kugeza aho Imana ivuze iti reka nikure umwana wanjye Yesu w'ikinege aze apfira abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo Yesu yatanze ubugingo bwe bwari ubw'agaciro. Ni Imana yemeye kuza muri twebwe. Biriya byose Imana yabikoze kugira ngo irebe ko umwana w'umuntu yakongera agasubira mu mubano wayo n'Imana. Imana ifite gukiranuka guhambaye ku buryo nta mwana w'umuntu wakugezaho. Ariko Yesu yemera kujya mu cyimbo cyacu, rwa rubanza cya kintu Imana yabonaga bati jyewe ntabwo nakongera kubana n'umwana w'umuntu. Yesu yemera kujya mu cyimbo cyacu ku buryo kugeza uyu munsi wa none iyi Imana iturebeye muri Kristo ibona dufite gukiranuka yishimye, ikavuga iti rwose aha ho ndumva neza. Kubera iki? Kubera umwana wayo Yesu Kristo. Noneho mwibaze babandi bataramenya Yesu, babandi Imana ikirebera mu bubata bw'ibyaha, babandi ngo itegerereje umujinya wayo kugira ngo izabarimbure. Bamwe muri twe twavukiye mu miryango ikijijwe, ariko ntubuze inshuti idakijijwe, ntubuze ababyeyi badakijijwe. Ese ubu byatumarira iki kugira mu bwami bw'Imana abandi bakazarimbuka bizize ko batamenye ukuri? Hari igihe ubana n'abantu ugasanga ngo yangugiyeho ngo nzaberera imbuto, ngo kandi rwose ngo n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende mwera imbuto ngo abantu bazahinduka. Ariko hari igitabo nasomye cyo ngo ubuhamya bwiza ni loudspeaker, ni nka hopare yerekana ahantu habereye iki. None babantu iyo baje uba ugomba kwatuza akanwa kawe ukababwira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bakwizera bate batumvise. Tuba tugomba kwatuza akanwa kacu tukabwira abantu Yesu, twavuga ngo Yesu arakiza, Yesu abohora ingoyi z'ibyaha, Yesu ahindura abantu. Niyo mpamvu abakristo ba kera bitwaga abasazi, nta kindi, bahaza amagara yabo baragenda babwira abantu ubutumwa bwiza. Ukicana n'umuntu muri taxi wajya kumva barakubwira ati umugabo witwa Yesu uramuzi?
baba ko atari kuyu umuntu ujya urashaka ikigena kuba ngo umbwiriza atari ko Yesu aragukunda. Umuntu akagenda ejo akongera atari ko aterega ati wivuga n'abati ubu ni umutima wawe Yesu yawukiza. Abantu bari barahaza amagara kubera iki bumvaga bafite ishyaka kuko ati ahari uyu muntu atazarimbuka Yesu rwose ni nawe yamukiza. Ariko uyu munsi wa none turatuje turanezerewe, Imana igenda inteza intambwe, ndashima Imana igenda inteza intambwe. Ntiwibuke ko nugera mu bwami bw'Imana hari abantu benshi uzabona batariyo kandi usange tutarakoresheje ikaramu Yesu yaduhaye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka ngo abo ngabo ngo bazaka nk'inyenyeri. Imana ni ukuri idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Abakristo dufite ideni ku Mana, nta kindi kintu Imana idusaba. Imana idusaba ngo tugende ibyo twabonye, ibyo twumvise tubibwire n'abandi. Mu isezerano rishya ahantu hose Yesu yagiye akiza abantu yarababwiraga ngo genda ngo ibyaha byawe urabibabarira, ngo genda ubibwire abandi, genda ubibwire abandi. Yesu yashakaga ugenda ubwire abandi imirimo n'ibitangaza, ibyo wabonye genda ubibwire abandi, genda ubibwire abandi. Mureke twe kuguma muri comfort zone ngo tuvuge ngo ubu ngewe ndaharanira gukizwa, ndaharanira kugira ngo ririya jambo Pawulo yavuze aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro rwa kabiri rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Aha ngaha yari ashatse kubwira Abaheburayo, ariko hari umuvugabutumwa wabisobanuye neza, niyo mpamvu nayo mbivuzeho. Iyo umwana akiri muto twese twagize umugisha turi ababyeyi, uramunombera ukamuha amata, ukamuha n'akayiko, ukamuhendahenda akarya. Ibi ngibi nibyo twese dukorerwa nk'abakristo iyo tukihana. Ariko iyo wateye intambwe yo gukura aho wowe wigaburira, ni nka ya ntambwe twagereranya no gutangira kubwiriza abandi. Nawe ukaba ugeze mu gihe cyo kuba wabasha kwirera ukarera n'abandi. Ariko iyo kigaburirwa, iyo ukicara ukumva ngenda ashaka ko bazambwiriza ubutumwa bwiza, ngenda ashaka ko bazansomera Bibiliya, ngenda ashaka ko bazansengera, ubu kiri mu bya mbere bya Kristo. Ubu gitunzwe no kugaburirwa iteka. Ubu utaragera ku rugero nawe wabasha kugaburira abandi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntabwo dukwiriye kuguma kuri icyo kigero, ahubwo twebwe natwe dukwiye kugera ku kindi kigero cyo kuba twararenze ibyo byo kwigishwa kwihana ibyaha no kubatizwa n'iby'ibanze tukabibwira n'abandi. Igihe cyose tukibasha kwicara ngiye ntegereje ko mu cyumba cyo kwa gatatu bazajya bambwiriza. Wabona umuntu ukumva kuvuga ngo ntugiye kumubwira ibya Kristo, uracyari ku rugero nawe rwo kugaburirwa, uracyari ku bya mbere bya Kristo, ntabwo uri gutera intambwe. Kandi icyo Kristo we yifuza, bene data, icyo Kristo yifuza, umurimo mwiza uzakorera Imana ikawuha agaciro, ikazawuzirikana mu bihe byawe byose, ni igihe uzaba hari uwo wahinduriye kuba umwigisha wa Kristo. Tuzubaka insengero, tuzafasha abarwayi, tuzafasha abakene, ibyo bintu byose ni ibyiyongera. Ariko umurimo w'agaciro ni ikamba uzambikwa. Ubwo uzaba ugeze kuri wa muryango baba ngo dore iminyago nanjye nzanye, ngo iyo niyo minyago, iyi niyo minyago nanjye nzanye, dore abantu nambuye Satani nanjye nzaniye Kristo. Uwo ni wo murimo w'agaciro dukwiye gutindaho, dukwiye gufokasingaho, ukamenya ngo nanjye muri uyu mugambi w'Imana wo gukiza umuntu, wo kwambura Satani abo yatwaye, nanjye byibuze mfite umwe, nanjye byibuze mfite babiri, nanjye byibuze mfite batatu. Iyo niyo minyago tuzashyikiriza nde? Tuzashyikiriza Kristo. Dukunda kuririmba ugasanga tuvuga ngo imbere ya ya ntebe nzahagararayo, ngo nzaba njyanye iminyago nshyikirize Yesu. Yemwe iyi ndirimbo ntitwari dukwiye kongera kuyiririmba igihe cyose tudafite umunyago. Njyewe rwose nazigirwa imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Ibaze Yesu akubaje ati ngaho yinyereke, ugasanga mu bantu bose uzi nta n'umuntu uzi uti harya ninde ubu wakirijwe nigeze kubwirira.
kuba twarahagararaga mu makorari tukaririmba, buriya akenshi ushobora no gusanga abuzuye mu rusengero niba abandi bari bamaze guterana ya ntama. Ariko Yesu noneho tubyirengagize, niba hari nabo dufite umugisha, ariko se hari abo tuzi? Ntabwo ikintu cyo kuvuga ngo tugiye kuvuga ngo imbuto zacu zizabwiriza, imbuto zacu zizarangurura, zerekana aho turi, abantu baze badusange tubabwire Kristo. Ubuhamya bwiza ni hope parallel, nigaragaza ngo hano hari danje, hano hari ikintu, umuntu naza umubwira uti hari Kristo, njye namenye Kristo ubabarira ibyaha. Imirimo y'amategeko ntabwo yaguhindura, amategeko niyo wayubahiriza kajana ntabwo yakugira uwera. Imirimo itegetswe n'amategeko ntiyaguhindura, ariko njyewe nzi umuntu wakwisunga ukaba wujuje gukiranuka kw'Imana ishaka, nta wundi, ni Kristo. Icyo nicyo Yesu ashaka ko dukora. Uwo niwo murimo. Tujya dukunda gusoma ijambo ry'Imana ngo impamvu ngo Kristo ataraza ngo nuko ategereje, nuko ngo buri gihe aravuga ati ahari n'uyu yakizwa, ahari n'uyu yakizwa. Ariko Yesu ntabwo akigarutse mu isi, ni twebwe yabisigiye. Aravuga ati mugende mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza. Abandi baratambutse, bari ba Pawulo bafite iminyago, ubu natwe twese dukomejwe n'ibyo Pawulo yakoze. Turi iminyago, azambikwa ikamba kuko icyo yakoze, yabwirije abantu ubutumwa bwiza. We yageze naho avuga ngo jye namaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, ngo narinze ibyo kwizera, ngo ahasigaye mbikira ikamba ry'ubugingo, ngo iry'umwami yateguriye abamwizeye n'abandi bose. We deje afite iminyago. Ariko se uretse kwifashisha ari amagambo, twebwe ubu twabivuga. Ubu navuga nti rwose namaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, ntegereje ikamba. Aburahamu yarahagurutse, Imana yavuga ati haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu, yarahaguruka aragenda. Ahaguruka atazi yajya. Kuri iki gihe cya none ubu sinzi ko hari umuntu Imana yavuga ati haguruka ujye mu gihugu yenda cy'Abarabu nzakwereka. Nta wapfa guhaguruka. Ukumva urashaka kuguma muri comfort zone, ukareba ingaruka bizagutera, ukareba ubukene, ugatanya abana banjye ubu ntibazongera kwiga ukongera. Ariko hariho abantu b'Imana bahaza amagara yabo bakajya bahaguruka bakagenda. Ibyo rero nibyo imirimo ku munsi w'amateka. Abo bantu bose ngo bazarabagirana nk'inyenyeri, ahubwo ugasanga nyine hari abandi bazakizwa nk'abakuwe mu muriro. Ariko ntabwo twagakwiye kumera nk'abo ngabo. Yesu yadutanzeho ikiguzi gikomeye cy'amaraso ye. Mureke ni ukuri twongere tuzirikane iki kintu. Kandi ntabwo bisaba wenda kuhaguruka ngo ugiye kuba misiyoneri mu bindi bihugu, ariko uhaguruka urebe icyo wakora, urebe ahantu uri. Icyo njye namaje kubona kandi numva rwose ndi kumvinga, nta hantu Imana ishobora kugushyira idafite impamvu. Kandi twikuremo yuko Imana ikujyana ahantu kubera inyungu z'umubiri. Imana idushyira ahantu, buri mwanya turimo, buri kintu Imana yaguhaye ikigushyira icyambere, for the purpose of the kingdom of God. Niyo ntego ya mbere Imana ibifite, ubwami bwayo kugira ngo ibwagure, niyo ntego ya mbere. Ahubwo byandi byose bindi biduha, ibi byose tubona dufite, ni bya bindi bidufasha kugira ngo tubashe gukora icyo umurimo w'Imana Imana ibishaka. Nubona Imana ikuzamuye ikaguha ubutura, ni ukugira ngo aho hantu uri ubashe kuba uri equilibre, ubone uko ukorera Imana, ubone uko ukorera Imana ufite aho utaha, ubone uko ukorera Imana abana baba bari kwiga. Ariko ntabwo ariyo the main purpose Imana ibifite. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana yongere duhumura amaso, tumenye icyo gukorera Imana muri iki gihe. Kwicara tugatuza, Satani ntabwo yicaye. Murengere ngo mbe kwicara ku maziki, Satani akiriho. Ntacyo bimaze. Izi ni inyigisho ubona twatakaje, abantu turi gukomeza twiga ibindi, ariko intego ya mbere Imana ifite, ikintu Imana yagushyiriyeho ni ukugira ngo uyifashe mu kwagura ubwami bwayo. Imana ntibiyinaniye kuba yabyuka buri munsi ikora ku mutima w'umuntu, tukazajya kwibona tukabona abantu bose barakijijwe. Ariko Imana kubera urukundo ikunda umuntu, yashatse kugira ngo nawe uparticipe mu mugambi wayo, ugire icyo wakora. Ntabwo Imana igutegeka kubwiriza abantu bose bo mu isi, oya. Ariko se aho utuye hariho umunyago, hariho icyo wayikoreye. Ese ubu hari uwari wafata umunsi, ibyo bintu rwose hari igihe najya nibuka ukuntu kera bajyaga bavuga ngo turakora amasengesho ngo yo gusengera ngo itorero,
ngo amasengesho ngo gusengera igihugu, ngo amasengesho yo gusengera abatari hano. Ariko uyu munsi wa none kugira ngo uzabone ibyo byifuzo byahagurukije umuntu, usanga uri kuvuga ati mfite amasengesho y'iminsi 3, hari ibintu nifuza ko Imana isobanurira bijyanye n'imigambi mfite, niba niga, niba mba nubaka, niba mba ngize, ugasanga naho tuzungurutse. Ni ukuri Satani yaratwibye, ariko kera rwose. Cyangwa hari igihe abantu bavuga ati ndumva nshaka gusengera uriya mwene data dukorana wanze gukizwa, ngiye kumufatira iminsi 2, senga Imana igira uko uyigenza, yancamo yagira mu bundi buryo, Imana imfasha, ariko uriya muntu akizwa. Ugahaguruka ugasenga, ukiyima ibiryo, aricyo cyifuzo ufite. Wajya kubona ukabona nka gutya, byarabona ajyaga mbona batanga ubuhamya, ugasanga bati ngiye kubona mbona yenda nkoze nka accident. Muri ya accident akaba ari Imana iba akamenya agakiza k'Imana. Undi akagira cyangwa akaba yamusengeye yanze gukizwa, yagira Imana ofete y'amasengesho abantu basengaga, Imana ikayacishamo uburyo wa muntu agakizwa. Oya ko nuko naje mu rusengero avuga ati kandi uriya muntu yajyaga ambwiriza nkanga, ariko bukeye ingira gutya kagakiza mba ndakabona. Hari igihe uba udashobora kuba wabwiriza umuntu, ariko ubona ko akeneye Imana, ugasenga, wamusengera, Imana ikacisha uburyo muri wowe, cyangwa ikaguha okaziyo, cyangwa ikaguha opportunity, ariko ugakora icyo Imana ishaka kubona. Mureke twongere tugire inyota yo gukorera Kristo, kandi tumukorere muri the main purpose afite, niyo kugira ngo abantu bongere bahindukire, bongere bakizwe. Igihe twabaye mu itorero ni kinini, twararirimbye, utararirimbye yarasibye, utaradiyakoniye yarasibye, abataritanze mwihangane. Ariko ubu ngubu ni igihe cyo kongera kwisubiraho umuntu ku giti cye, ukavuga ati ni iki ndi gukorera Imana ku giti cyanjye, ko nitugera imbere ya ntebe tugomba kujyana y'iminyago. Ni iki turi gukorera Imana? Ngewe mbona iki gihe Imana yaraduhaye umwanya wo kugira ngo mbese yashyize nko mu kayunguruzo iri kugira gutya, kugira ngo twongere twibuke, twongere tuzirikane iby'agakiza nyako akariko. Ntabwo abantu bari bazi ko bashobora kumara ibyumweru 3, ukabona ukwezi kurihiritse utageze mu rusengero. Ibi ni ibintu ngira ngo hafi ya twese, niyo ubonye dimanche igeze wicaye mu rugo uravuga uti banze ntari bujye mu ijuru. Ariko Imana icyo kintu yaragikoze. Twese twavukiye mu Rwanda, mwabonaga ukuntu icyumweru byashoboraga gushira nta kintu wikoreye mu rugo. Kwa mbere korari, kwa kabiri inama y'umudugudu, kwa gatatu nyobozi ya hehe, kwa kane ukabona icyumweru kihihiritse mu rusengero. Twarahabaye bihagije. Ariko se mureke dukore auto evaluation. Ninde muntu wavuga uti iyo minsi namaze nahinduriye umuntu ku bukiranutse? Ahubwo twakoze nyine iby'imirimo byandi bisanzwe duharanira. Ariko ibyo ngibyo Imana biduhera umugisha, kuko ari Imana itajya yibagirwa. Ariko twibuka ko it's not the main purpose, ntabwo ariyo shingiro y'ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none rero duhawe andi mahirwe, si uko izo nsengero tutazazijyamo, oya, cyane yuko twese tunakizwa. Uretse abavukiye mu matorero, niba mwibuka neza, ntabwo umuntu yakubwiriza ngo ngwino uze wacu mu rusengero hari ibintu. Oya, uravuga uti akira Yesu ukizwe, yahindukira yakizwa. Ko atari kwa muntu wambwirije hari ahantu asengera ashobora kuba hari ibintu byiza akaba yagukurikira. Niyo atanagukurikira akajya ahandi, ariko waramuhaye ubutumwa bumukiza. Njya nibuka ukuntu hari abasazi bajyaga basengerwa bagakira, bamara gukira bagakizwa. Ariko njya nibuka ibyo bintu nkavuga ariko ubu koko mbure n'umuzima ko abandi babwirije abasazi bagakizwa bakava mu byaha, mbure n'umuzima utekereza. Ahubwo ugasanga umuntu arabana n'umupagani, ukabato yarekana igengesere, bagahaguruka bakagenda ntawe babwiye ati Kristo arakiza. Mw'abantu mwe dufitanye urubanza n'Imana, izi tarantu twafashe tugatwikira ku munsi w'urubanza. Mwumvise ko Yesu yavuze ngo wamugaragu mubi we, ngo wamunebwe we. Mu by'ukuri dufite urubanza rukomeye. Ibi bintu biteye ubwoba. Satani yaratwibagije, natwe twumva
nta kintu cyo kumva dufitiye ishyaka umurimo w'Imana no kumva agaciro k'icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Niba warahindutse ukaba utabasha kunywa inzoga, ukaba uzi yuko guhangikanya abagore ari icyaha, ariko ugatunga inshuti ifite ibana n'umuntu batarasezeranye, ntubikomozeho mu biganiro ngo ni inshuti yawe, akanywa inzoga ukumva nta kibazo, ntugire ishyaka, ntugire n'agahinda kuko uti uyu muntu koko ab'inshuti yanjye naramenye Kristo, we ntayimenye azarimbuke ndeba. Mu by'ukuri nuko bari abantu bazaba barimbutse, ariko ari nk'abantu bari buhure yagakora ko ati warampemukiye, burya wari uzi Yesu ntumumbwire, none wowe ugiye kwigira mu ijuru, ngiye kwa Satani. Niko byakagombye. Mureke rero dusaba Imana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Dushobora kuba tubana n'abantu wa mugani binagoye no kwa approaching, ariko ishyaka ryo mu mutima bituma Imana ica inzira. Mureke twongere tubwire Imana. Niba dusaba Imana ngo ngira igikoresho cyawe, ngo umpindure akanwa kawe, ntabwo ari fani, ntabwo ari ibintu tuvuga. Mujye muzirikana ko ngo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bemeye kujya bagira ibyo bigomwa by'ubuzima kugira ngo baronke abantu abigishwa ba Yesu. Twebwe rero ntawe urageza n'ahantu bamurya urwara, ntawe urahageza, ahubwo usanga ari twebwe ubwacu tuba tutira reka nicecekere. Ariko ku munsi w'urubanza ibyo bintu tuzabibaza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose Imana yaduhaye ni uko izi ko dufite ubushobozi bwo kugikoresha kugira ngo tugire gute, for the purpose of the kingdom of God, kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Ariko numvise nongeye kugira ishyaka, numva nongeye gusaba Imana ngo Imana yongere imfashe, Imana yongere inshoboze kugira ngo mbashe kuba mu mugambi wayo, kandi nasobanukiye ko umugambi Imana ifite ni uwo kugira ngo tuyifashe mu kwagura ubwami bwayo. Yemwe nta kintu kinezeza hariya mu byahishuwe ngo umwuka ngo aravuga ngo ngo nibaruhuke imiruho n'imihati, ngo kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Muzi ko imirimo Imana ivuga ari ziriya nyenyeri z'abantu twahinduriye ku bwa Kristo. Ntabwo Imana ivuga imirimo y'akazi twagokeye, abarwayi twafashije, abakene, ibiriya nabyo ni imirimo, ariko umurimo ubanziriza uwundi ari nawo tuzahererwa ingororano ni amakamba y'abantu twahinduriye kuba abigishwa ba Yesu. Niba ukijijwe umenye ngo ugize amahirwe urabanje, ubwo Yesu ni nka ofete umurimo w'ubwami bw'Imana uri anshene. Ni ukuvuga ngo ababanjije iyo wakira ubwami bw'Imana ukabuhabwa, nawe uba ugomba kugira undi ubuha, nawe wa wundi nawe akabuha undi. Ubwo rero iyo ufashe agapira, niba mwarakinnye nka ka kantu k'agati, iyo ufashe agati aho kwirukanka ngo ugahereze undi wo guhagarara, uba wishe umukino. Kugira ngo ka gati kagere ku bandi, ubwo bisaba ngo bongere batangire bushya, barebe undi bagahayirukanka. Cya gihe witwa umukinnyi mubi, witwa umukinnyi wishe akazi, witwa umukinnyi watumye itsinda ryawe ritsinda. Uko rero niko no mu bwami bw'Imana, ubu buri wese afite agati agomba kwirukanka, kandi mpaka ukagejeje ku wundi. Kabwira umuntu uti Yesu arakiza, Yesu ariho, Yesu akabohoka. Ka gati yagafata amaze gukizwa, ubwo nawe agakomeza abandi. Uzi ko babandi nkanga abantu bize ibintu bya bindi by'ibimina, niba ari ibiki sinziriye n'ijya numva ngo usanga ngo iyo ugiye ngo mu kintu ngo wa wundi ufashe ngo bagubarira amapurusantaje, ngo wa wundi ufashe nawe mukabarira amapurusantaje kubera abo wagiye winjiza ibintu nk'ibyo. No mu bwami bw'Imana amakamba dore ni kwa kundi narakubwirije, ubwiriza undi, ubwo nanjye nyine ya makamba agenda aza. Kubera iki? Kubera isoko ry'ahantu byagiye bituruka. Uko niko tuzahabwa amakamba tukaka nk'inyenyeri, kuko ari abo twabwirije Yesu. Imana rero idushoboze, dufite misiyo ikomeye. Mu Rwanda abantu bajyaga baza bakazana abakozi mu rugo, bwacyo umukozi agakizwa. Burya rirya ni ikamba, ntugere imbere y'Imana uzamurika. Kubera iki? Ntugire ngo burya wa mukozi kuri misiyo y'Imana ntabwo ari yo kumuzana ngo ashake amafaranga, ahubwo aravuga ati gereka mujyane mu rugo rwo kwa Jean Pierre niho azamenyera Yesu. Ko atagiye se kwa babasenzi, ko atagiye kwa hahandi. Imana imuyobora hahandi kuko izi yuko hari ahantu hari umwigishwa wa Yesu, nahagera nawe azamuhindura umwigisha.
mureke rero opportunity zose Imana iduhaye twe kuzipfusha ubusa ngo Satani atwibagize ibintu byose tujye duhita tubibona nk'ubu by'ubuzima busanzwe. Hari umuvugabutumwa witwa Andrew Wommack ugikunda kubwiriza, yaravuze ngo umukristo mu buzima bwe ikintu cyose kiba gifite spiritual meaning. Mbese nta kintu ugomba gufata ngo nk'igisanzwe, ahubwo kiba gifite icyo gisobanuye mu buzima bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka. Niba niyo we yaravugaga ati nubona indwara yinjiye mu nzu yawe ntukajye wumva ngo ni ibisanzwe ngo ni igihengo cy'imbeho. Oya, gifite spiritual meaning. Niba hari ibyiza bije mu mbuto ya narisengeye Imana iransubije, reka da buriya gifite icyo gisobanuye. Natwe rero twige kubaho ubuzima yuko ibintu byose ahantu turi opportunity aho tuba ibyo tubona bifite spiritual meaning, kandi byose ni kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge Imana kandi rwose Imana irushaho kugenda ibasobanurira nicyo kiza cy'umwuka wera. Umwuka wera agenda asobanura ibirenze iby'umuntu yavuga.